hari kuwa 15 Kanama umwaka w'ibihumbi 2024 ubwo umushumba wa diyosezi ya Nyundo nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet Mwumvaneza yatangazaga ku mugaragaro icyerekezo cy'umwaka w'ikenurabishyo umwaka w'ibihumbi 2024-2025. Ntangaje ku mugaragaro rero kuri uyu mwaka dufashe icyerekezo cy'iyogezabutumwa kivuga kiti urugo rwacu shingiro rya kiliziya tugire igicumbi cy'amahoro kitugeze ku iterambere nyakuri. Kristo ishingiro rya kiliziya. Kiliziya n'umuryango w'abemera Imana wibumbiye kuri Yesu Kristo bose ubumwe ku rugero rw'ubutatu butagatifu. Ingingo ya kabiri, urugo rwacu turugire igicumbi cy'amahoro. Ingingo ya gatatu, duharanire iterambere ry'urugo rwacu. Nyuma y'itangazwa ku mugaragaro y'iki cyemezo, komisiyo ya diyosezi ibifite mu nshingano yazengurutse diyosezi yose igenda isobanurira kandi inahugura abakirisitu b'ingeri zitandukanye ishyirwa mu bikorwa by'iki cyerekezo. Kuwa 17 Ugushyingo nibwo umuyobozi w'iyi komisiyo yageze muri paruwasi ya Crete Congo Nil, aho yabonanye n'ibyiciro bitandukanye by'abakirisitu bagize iyi paruwasi. Nyuma y'ijambo ry'ikaze, padiri mukuru wa paruwasi Crete Congo Nil Philibert Kayiranga yagejeje ku bari bitabiriye inama, na nyuma y'ijambo ry'incamake no kwerekana abitabiriye inama, Padiri Leonidas Karekezi Habarugira, umuhuzabikorwa by'ikenurabishyo muri diyosezi ya Nyundo, yakomeje asobanura muri make ingingo ku yindi ishyirwa mu bikorwa bya kiriya cyerekezo umushumba wa diyosezi yatangaje ku itariki 15 Kanama 2024. Muraro bwa butumwa uko ari butatu ni nabwo butumwa bwa kiliziya umuryango mugari. Kiliziya yose itumwa kuyobora imbaga y'Imana, kwitagatifuza no kugira gute no kwiyigisha. Nibwo na buri mukristo wese afite ubwo butumwa. Nabwo no padiri we abifite ku buryo bw'umwihariko. Ntabwo umubyeyi, ntabwo ababyeyi mujye mubimenya, ntabwo umubiri wo kuvuma abana banyu. Mutumwa guhumugisha abana banyu. Mutumwa kubabwira ijambo ribubaka ribaha umugisha abuzukuru banyu, mukabigisha gusenga, mukabigisha imico nyayo, mukabayobora neza, uko mubaho bikayobora abo muri kumwe. Mu rugo rero ibyo byose bigomba kuhabera. Kandi ya kabiri yakosoye ibintu byinshi, yadufashije kumva cyane cyane mbere na mbere kiza nabwiye ni kenshi twasubiraga ku isoko. Buriya ikintu duhuraho twese nk'abemera muri kiliziya gikomeye ni batisimu twahawe. Nta kintu uzahabwa kirenze batisimu wahawe. Papa bigeze kumubaza, ntabwo ari uyu nguyu n'undi, bigeze kumubaza mu munsi mukuru yumva akunze mu buzima bwe wabayeho, yumva umuha ibyishimo cyane n'ubuhe. Rero we yaravuze ngo umunsi ngewe umfitiye akamaro ubuzima nubaha cyane ni umunsi nabatijweho. Ushobora kuba padiri, ushobora kuba musenyeri, ushobora kuba papa, ushobora kuba mameya ukomeye, ushobora kuba iki, ariko byose biri hafi y'abatisimu. Iriya niyo twinjiza mu buzima bw'abatagatifu. Noneho ubwo butumwa rero dufite tubuhabwa muri batisimu, niho duhera. Ibindi bidufasha kunoza ubwo butumwa twawe muri batisimu ibyo duhabwa nyuma yaho. Niyo mpamvu rero kwigisha ni ibya buri wese, gutagatifuza ni ibya buri wese. Kandi twari hari mu kiliziya turatagatifuzanye, kwise tuvuga ngo duhana amahoro. Mujye muhana amahoro, nicyo Yesu atubwira, nubwo butumwa bwacu, muhana amahoro. Noneho kwigisha ni ibyacu twese, gutagatifuza ni ibyacu twese. Amakoraniro ya mbere bahuriraga hehe? Bahuraga mu ngo, nta kiliziya zabagaho. Kiliziya z'amabuye tuvuga z'amatafari ntabwo zabagaho, ni mu rugo. Bagahura mu rugo, bagenda mu rugo, ari nabyo by'umuryango remezo utangira ari byo bashaka kubashishikariza. Mujye muhura mu rugo kwa kanaka, muhurireyo, mukore kiliziya aho ngaho. Abahanga abayobozi ba kiliziya ko mu ntangiriro bagaragaje ko urugo ari kiliziya y'ibanga. Turimo kwigisha
niyo mpamvu rero tugomba kumva ko mu rugo haramutse habaye koko baramutse bumvise ko ariho kiliziya itangirira na kiliziya nk'umuryango mugari. Ntibuke ko Yesu avuka indirimbo aririmbwe n'abamarayika bakayisangiza abashumba n'iriya gorori. Abamarayika baririmbye iriya gorori, Imana isi no mu ijuru no munsi abantu ikunda bahorane amahoro, kuko rwavutse ni umwami w'amahoro. Umugambi w'Imana ni amahoro. Amahoro kandi ntabwo ari mu bantu gusa, ahubwo ni no mu biremwa byose. Ubutagatifu muzamenye ko ntabwo ari igice runaka. Twese uratisimu twinjijwe mu batagatifu, mu rugaga rw'abatagatifu. Urubatse itagatifuriza aho, wihaye Imana itagatifuriza aho ngaho. Ukora ku kare itagatifurize mu kazi kawe. Ukoramo ubufundi, uri umucuruzi itagatifuriza aho ngaho mu bufundi bwawe. Ntabwo yavuga mutagatifu bisaba ko ari ukuvuga ngo ndi umuhereza. Oya, aho uri hose utagatifu burahari kandi wabugeraho. Ariko muri kimwe Nyagasani yatubwiye gikomeye, nuko ubwo butagatifu baduhamagara, ubutumwa duhamagarira byose ni mu ngoma y'amahoro, muri ya ngoma y'amahoro. Kuko abatagatifu bibera mu mahoro nyine, abatagatifu bibera mu mahoro. Umugambi w'Imana ryo bisubiremo ni umugambi w'amahoro. Yesu avuka, impundu zaravuze mu ijuru, ijuru ryarakingutse rikingurwa kandi isi kuko amahoro yarabonetse. Abayakira rero abo ngo barahirwa, kandi baragomba guhirwa ba mbere ni abashakanye, ni urugo. Nibo bagomba kuba bati tugiye kuba impunzi z'amahoro. Yesu mbere yo kuva kuri iyi si kado yaduhaye ayiha abigishwa be bari baduhagarariye twese, ni ukuvuga ngo mbahaye amahoro yanjye, sinyabaye nk'uko isi yatanga. Azuka yavuga ati nimugire amahoro, no mu byaha byanyu no mu kunyihakana kwanyu ndabakunda kuko mbaha amahoro. Yesu avuga ngo hahirwa abatotezwa. Ni abatotezwa bazira ubutungane, bazira ubutabera, bazira ko ari impunzi z'amahoro. Hahirwa abo batotezwa. Muri cyerekezo ngo ya gatatu igarukwaho ni guharanira iterambere ry'urugo rwacu. Aha ngaha reka mpere ku kintu gikomeye. Urabona dufite icyerekezo, buri mwaka turakigira. Mufasha abandi nawe mwifasha kugira ngo abantu mu ngo bagire icyerekezo. Ntabwo ushobora kumenya iyo ujya niba nta ntego wihaye. Wowe turateganya nta rugo rugera ku iterambere rya rindi rikunzwe ryubashywe rya nyaryo, abantu baticara hasi ngo baganire. Niba ukunda kirundi akavuga ati ngiye icyo kintu ntikigangire hano ntacyo ushaka, nimwicare. Nacyo rero mugomba kugitoza aho mugomba kwigisha, kuko hari abantu bakiri muri iyo myumvire yo kumva ngo umugabo ntugomba kuzana, umugabo niwe ugomba kuzana, cyangwa umugore niba ari gukora umugabo akareza ku ruganda, umugore niwe ugomba gukoresha imbaraga kuzihuza. Ikindi muri ibi by'iterambere byose twibutsa, muzamwibutsa bagenzi banyu nuko gukoresha neza. Ese ko nkibere rimwe niyo ushobora kuba ufite abana babiri mu rugo ari n'impamvu nkuko mu 100 ejo akarara yamaze undi bya 100 wari bibanye n'iki nabyo ivanjiri tubwiye ry'amataremba wahawe 5 yaragira izindi 5 gukoresha neza umutungo w'urugo nabyo kandi ko mwumvikira nta mugabo ungana mu nta mugore ungana mu nta bagira amahirwe mu amahirwe yawe n'ayawe ayuriya n'ayuriye. Iterambere nyaryo ridutoza uwo muco mwiza wo kudasesagura cyangwa kwigana, cyane cyane muri isi ya none ikoresha ibintu byinshi by'amafaranga, rimwe rimwe abantu bagamije kugaragara neza. Urugamba dufite ngo urugo kurwanya ubukene kandi muziko kiliziya. Mu gusoza, umukristo uhagarariye abandi muri iyi paruwasi ya Crete Congo Nili yashimiye intumwa y'umushumba wa diyosezi ya Nyundo mu izina rye bwite no mu izina ry'abayoboke bose ba kiliziya ahagarariye, amuha icyizere cy'uko impanuro n'inama abahaye bigiye gushyirwa mu bikorwa nta n'imwe isigaye inyuma cyangwa ngo ihabwe agaciro gake. Ati ntimwataye hasi, ahubwo mwahuguye imitima y'indatenguha n'intwari izibereye Kristo ubatuma hose. Padiri Pacifique igisonga cya padiri mukuru wamuhagarariye muri uyu muhango w'isoza yasonze mu ry'abamubanjirije, ashimangira ibitekerezo byose byatanzwe, asoza ku mugaragaro aho umugisha abitabiriye ibi biganiro n'abashyitsi bose babyitabiriye. Akadomo k'umusozo kaba ako gufata amafoto y'urwibutso mu nteruro y'imihigo y'abavandimwe.